bwiza tuzahoramo niho niho iwacu n'ubutahoromeza urupfu n'ibyago ntibitsinda abashaka ubugingo budashira n'impumyi zigira zabarengera azatwambika tuzanezeranwa n'abakijijwe ibyiza tubisangire muze mwisigara ariko Yesu azatwambika tuzanezeranwa n'abakijijwe ibyiza tubisangire muze mwisigara nushaka ko tujyanayo muze bingane niringira mukizo abazi wacu izina ryawe nirihimbazwe tuguhaye icyubahiro kubw'imirimo n'ibitangazo ugenda udukorera izina ryawe nirihimbazwe turi hano kubw'uyu mubyeyi watabarutse nuhimbazwe wagendanye nawe urugendo rukomeye none igihe kirageze kugira ngo wongere umwishyire ni wowe ubikora uko ubishaka nta wakubaza ngo urakora ibiki tugushimiye uko wabanye n'umuryango we tugushimiye uko wabanye nawe tugushimiye uko wabarinze tugushimiye uko wabakomeje none n'ubu turakwinginze ngo wowe ukubane nawe uyu muhango wo kumushyingura Uwiteka Imana Nyiringabo umanuke aba ari wowe ukora wihanganisha iyi mitima kandi uyikomeze kandi ibikenewe byose ubikore nk'Imana tukuragije urugendo tugiye kujyamo tuvuye hano tugiye ku rusengero Mana nugendane natwe icyo duheje n'imbaraga z'umwanzi mu izina rya Yesu Kristo udutegurire inzira Mana twirukanye umwuka w'impanuka mu muhanda mu izina rya Yesu Kristo nuteguriye inzira Uwiteka Imana Nyiringabo ugendane natwe mu izina rya Yesu kandi imirimo yose isigaye gukorwa kubw'uyu muhango turayikweretse kugira ngo uyoborwe nawe kuko uyobora neza tuyoborera umuhango Mana ubutangize kandi uburangize neza tuguhereje byose mu biganza byawe kuko uri Imana igenga byose ngaho abana natwe urakoze urakarama kuko uri data wa twese ukaba ibyiringiro by'abakwizeye mu izina rya Yesu
ndagiye
ndagushimiye ko hirya y'ubuzima hari ubundi waremye tudashobora kubwakira ngo ubwo buzima tubugeremo ubuzima tubukonsome tudaciye mu rugo udufashe rero kwitegura bwa bwigoyi nibwo bwiza ahantu tuzagera urupfu rutakorera ahantu tuzagera udashobora no gukandagira ahantu tuzagera tugatura iteka mu isi tuhabapamura tuhaba igihe gitoya kandi umwanditsi yavuze ngo ni igihe cy'imibabaro gusa ariko twibutse utwigishe uburyo cya gihe gito tubana mu isi twagitegura kugira ngo tuzabihaha neza ndagushimiye umwaka umubabaro w'umuryango w'izina rya Yesu amen urari tamuke iribe hanyuma egera kanikanye ko barikaze igihe gito n'umuyobozi w'itorero ry'amadini gashira
n'igihe gitumura bugacyangwa none mu ntara bika umutwe wanjye muri rwa rubavu rwa Yesu nkunda ijuru ntihazageramo ibyaha nicyo gituma huzuye amahoro ijuru ntihazageramo ibyaha nicyo gituma huzuye amahoro umubabaro n'uw'igihe gito ijoro naryo Bibiliya ivuga ko iminsi yacu yanditse mu gitabo cy'Imana. Imana nigena umuntu ko azabaho kugera n'umunsi umuntu azava mu isi. Kuri twebwe abakristo tukagira n'ibyiringiro ko hazaba n'umunsi tuzongera guhura n'abo twatandukanye mu bwami bw'Imana. Turi hano rero kubera guherekeza umusaraba nk'uko twabivuze, kandi no kwifatanya n'umuryango cyane cyane wa Pasiteri Etienne utari hano uyu munsi wa none. Tubana hariya mu gihugu cy'i Burayi, hari bene data rero baje basengana nawe hari i Paris mu Bufaransa, nakubwira ko bahaguruka bakabasuhuza. Umukobwa wese mo batahagurutse nawe uba hariya mu Bufaransa, nawe hariya mu Bufaransa bashoboye kuza bahagarariye abandi bakristo hariya mu Bufaransa. Nanjye turabana nubwo ntaba mu Bufaransa mba mu Bubiligi, twajyaga tuganira ku bw'uyu musaza rero, nubwo nari ntaramurebesha amaso ariko pasiteri twakundaga kuganira ku by'uyu musaza n'imibereho ye, kubera ko yagize igihe kinini cyane cy'uburwayi, akaba yatabarutse rero. Kuri twebwe abakristo Bibiliya iduhana kutababara kw'abatizera, itubwira ko ubwo twemeye ko Kristo yapfuye akazuka, dukwiye kwizera yuko n'abapfiye muri Kristo bapfuye bizeye umunsi umwe bazumva impanda y'Imana bakazuka. Kuri twebwe cyangwa ku ruhande rwanjye nkunda kumenya neza amagambo umuntu yavuze ku minsi ye ubwo twagiye tubana n'abantu b'Imana, bamwe tukagira amahirwe yo kubana nabo ku munota wa nyuma, rimwe na rimwe bakatubwira ibyiringiro byabo nubwo bavuye mu isi ko babonye n'aho bagiye kujya. Nibwira ko hari abari bari kumwe nawe, yenda baraza kuduha ubuhamya batubwire umusaza yari ameze, ariko wera buri mwanya n'umwanya w'ijambo ry'Imana kugira ngo dufatanye hamwe gusoma ijambo ry'Imana yanditse mu gitabo cyitwa Ibyahishuriwe Yohana ibice 7, hanyuma turasoma uhereye ku murongo wa 13 kugeza ku murongo wa 17. Ibyahishuriwe Yohana ibice 7 umurongo wa 13 turasoma turi ku murongo wa 17, ni paji ya 555 mu Isezerano Rishya. Abana umwe muri abo bakuru arambaza ati, abambaye ibishura byera ni bande kandi bavuye? Ndamusubiza nti, umwami wanjye ni wowe ubizi. Arambwira ati, aba ni abavuye nijoro, kandi yicara kuri ya ntebe bizabamaho ihema ryayo, ntibazicwa n'inzara ukundi kandi ntibazicwa n'inyota ukundi, kandi izuba ntizabica cyangwa icyokere, kuko umwana w'intama uri hagati y'intebe y'ubwami azabaragira akabuhira amasoko y'amazi y'ubugingo, kandi Imana izahanagura amarira yose ku maso yabo. Imana ishimwe cyane. Uyu ni umwe mu bantu bari abashumba bayoboye abakristo, kandi umwe mu bantu 12 bari intumwa za Yesu. Hanyuma abantu bari kumwe nawe bose 11 bagenda bapfa, bamwe yamenye amakuru yabo ndetse hari n'abapfuye abareba. Bibiliya itubwira ko umwe mu bantu babanaga witwaga Yuda yapfuye nabi, apfa yiyahuye amaze kugurisha shebuja, ariko abandi bose bageze kuri 10 bagiye bapfa.
hari abo bicishije inkota, hari abo babambye. We aza gusigara rero agira amahirwe yo kurama, amenya amateka y'abantu bose. Rero umunsi umwe nawe ari mu mibabaro, aho yari ku kigo cya Patimo, ngo aza kugira ibintu twita iyerekwa mu ituro rya Pantekote. Bari abantu benshi cyane, ararangarije amaso aravuga ati ntabwo nabamenya, ariko kuko uri Imana n'uzi aba bantu. Ngo aramusonera aramubwira ngo aba ni abaguye muri irya si y'umubabaro. Icyakoze ikintu bakoze ni uko beresheje ibishura byabo amaraso y'umwana y'intama w'Imana, ngo bakaba bagose intebe y'Imana mu rusengero rwayo bakayikorera ku manywa na nijoro. Bibiliya tubwira ngo kandi ntabwo bazicwa n'izuba, ntibazicwa n'inyota, ntibazicwa n'icyokere, kuko umwana w'intama w'Imana azahurira amasoko y'amazi y'ubugingo. Imana ishimwe cyane. N'abari bavuye muri iyi si bagiye nko kuri musaza mu Kristo w'iwacu. Hanyuma muri 1993 aza kumperekeza, twari tuvuye ku igaburo ryera dushyira umurwayi wari urwaye igaburo ryera. Hanyuma turagenda, tuhageze mu igaburo ryera tunanira gutaha, turaharara buke tumara iminsi 30. Twaba ku itariki 4 z'ukwezi kwa 4 hari kuri Pasika. Ariko mbere yuko dutaha mu rugo tujya kurara muri Yorodani, ahantu bacukiwe. Turara muri Yorodani twari abantu bageze kuri 4, ari umupasiteri nawe aramubwirizabutumwa. Hanyuma nijoro arota inzozi nk'izi Yohana yabonye. Nibuka hari mu masaa 9 za nijoro, aradukangura twari turyamye muri Yorodani ku makaro. Aratubwira ati mbonye igihugu cyiza cyane kandi mbonye abantu benshi cyane. Turaganira, twari turi mu kigero kimwe. Aravuga ati turavuga tutigeze cyangwa ndabona agiye kuzajya i Burayi. Turi Burayi twebwe turahazi, abantu benshi binaha bifuza kuri Burayi. Tubatse kuri Burayi ari ahantu heza, ariko nabone mu isi. Turaganira, turongera turaryama, abirota inshuro 3. Noneho ku nshuro ya 3 aravuga ngo barabonanye ahantu yari yihishe, ko nagiye kumusura usanga ari munsi y'igitanda ahantu yihishe. Hanyuma asohokamo baramubera, aravuga ati bya bintu nabonye birageze. Aravuga ati byaboneka, kuko Imana yakubuzeho, nusigara uzite ku bana banjye uzanderera abantu. Arabatabara ukajya mu gihugu cyo mu ijuru. Ino mu isi dutuye mu isi y'imibabaro, mu isi y'intambara. Hari abantu bamwe bagiye bagira amahirwe yo kugenda batishwe n'abantu, ariko hari n'abandi bagiye bishwa n'abantu bagapfupfura. Ariko biratubwira ngo hari abantu bapfuye bizeye, bagifite ibyiringiro, barinda bapfa bakizeye. Bibiliya tubwira ngo baba imbere y'intebe y'Imana, bayikorera ku manywa na nijoro mu rusengero rwabo. Bikabaho kandi bari baruhutse imiruho n'imihati. Twebwe turacyari muri iyi si rero, turacyatinya urupfu. Abantu bagenda baducika tubareba, ariko biravuga ngo hahirwa abantu bapfa bapfiriye mu Mwami. Umwuka akavuga ngo baruhuke imihati yabo, kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Imana ishimwe cyane. Abakristo ntabwo dukwiye gutinya urupfu. Bibiliya ivuga ko ari irembo yanyuzemo, Yesu yanyuzemo kugira ngo yinjire mu bwami bwo mu ijuru. Kandi natwe n'Imana izavuga twaravuye mu isi. Biravuga ngo ntabwo tuzabanziriza na gato abapfuye bapfiriye mu Mwami. Biravuga ngo Imana izavuga, kuko niko Pawulo yanditse Abatesalonike. Iminsi yacu yo kurama, kuko hari abahamagaye bari mu musaza, ariko twebwe uracyaduhaye kurama, turabiguhimbarije. Ugiye kwita ku iherezo ry'ubugingo bwacu. Umusaza yarangije urugendo rwe, natwe hari igihe cyacu kizaza. Mwami utwigishe kubara iminsi y'ubuzima bwacu, kugira ngo twite ku iherezo ry'ubugingo bwacu. Fasha abagabo turi kumwe, fasha ababyeyi turi kumwe, fasha abana bacu turi kumwe mu nzu yawe, fasha abakozi bawe bateranye kuri umunsi mukuru w'umusaza wa nyuma. Twese tugiye kwita ku iherezo ry'ubugingo bwacu. Turagushimiye kuri Imana yacu, kandi watuje mu gihe cyatambutse n'igihe kiri imbere yacu uzaturinda. Tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Imana ihumugishe. Banatuzire n'imigendere y'uburwayi bwe. Naramusuye arwaye, ariko avuga yumva, ubona cyumva. Turaganira, ariko burya indwara nabyo ni mbi, irababaza, ikajya gute, ariko ifasha n'umuntu kwitegura.
ariko numva nta gushidikanya ko duhereye ko n'abari bamurwaye b'abagabo gusa nta gushidikanya ko umusaza yitwa amaherezo meza. ubwo rero icyo ngicyo nabitekereje kandi nubakira n'umutima kuko ubona yariteguye nawe yararwaye kwa Kristo nawe amufasha, umwana w'umukristo nawe amufasha kwitegura neza. icya kabiri natekereje ni rya jambo umushumba amaze kutubwira yuko buri muntu wese nta muntu urupfurutiye, nta n'umwe urupfurutiye, kandi Bibiliya bivuga umuntu wese agapfa ariko nyuma yo gupfa hakabaho urubanza. numva rero buri muntu wese azajya mu rubanza. Abagize umuryango, ariko tumaze twumve umukuru w'umuryango kugira ngo abe ari we utubwira amakuru cyangwa amateka y'uyu mubyeyi turi kumwe hano tuje guherekeza, hanyuma turakomeza n'abandi. Ahagaze hano rero ndi umugabo wubatse umugore n'abana, nkaba mpagarariye umuryango wanjye ariwo nitwa Mboneza Loise, igihe mukuru w'umunyakwigendera. Imana ibashije kubabwira umwirondoro wa nyakwigendera. Umwirondoro wa nyakwigendera, amazina Karege Dionise, mwene Kanyandekwe na Narame aribo babyeyi bacu. yashakanye na madamu we ariwe nyina w'abana bose. Madamu we akaba yitwa Mukamusonera Safina. Igihe bashakaniye mu kwezi kwa ku itariki zirindwi z'ukwezi kwa munani 1970, bakaba barabyaranye abana 7, abahungu 5 n'abakobwa 2. Mu bahungu hakaba hasigaye 4 kuko hapfuye umwe. bakaba ubu bose ari 6. akaba asize abuzukuru 39. mu bavukana b'abavandimwe aribo nawe wa 13 nyakwigendera nyine, abakobwa 6 n'abahungu 7. mu bavukana twese umuryango tukaba turaba umuryango w'abavandimwe 13. akaba hariho 7. mwakoze Imana igiye neza igaya kwigendera ibyo ngibyo. Imana igiye neza kandi uwo iherereye uko bidashira. Mwakoze. umubyeyi nawe arakoze. hanyuma reka twumve. Murakoze. Nitwa Bahizi James, nkaba ndi umuhungu wa Karege Dionise. nkaba ndimwe twavutse yatubyaye turi abana 7. umwe yitabye Imana
gushyingura w'umuhungu. Abakobwa bo asize baracyahari, asize barashatse abagabo bafite ingo zabo. Natwe ko yatubyaye turi abagabo dufite ingo zacu. Ubwo rero umusaza agiye amahoro, ariko mbere y'ibyo ngibyo umukecuru umugore we yishakiye ari we mama yaje kwitaba Imana. Yitabye Imana mbere hashize imyaka 10. Umusaza ntabwo byamuguye neza, urumva ko umufasha ni ikibazo gikomeye cyane. Mu mezi ane rero nibwo umusaza yaje gukomerezwa cyane, ariko amaze gukomerezwa mushiki wacu ko yari abizi yibyariye umukobwa, amaze kwibyarira umukobwa we umukobwa ari kunywa hafi cyane, umwana azifashe cyane. Umwana w'umukobwa yari ahagaze mu mwanya wa mama wacu watubyaye. Umwana w'umukobwa nta wundi mugore afite, sigarana nawe. Niyo mwana yigambiraga, ariko ntabwo yarabizi, ariko nkabona asa na mama n'ubundi basa. Avuga ni umwana w'umukobwa agiye kwita kuri data ntacyo gitwaye. Yamwitayeho inshuti yose, ariko umusaza mu gucika intege. Mukuru wacu nawe yarapitangiye cyane, niyo mpamvu dufite ntabwo twese dufite gucika intege. Aho mukuru wacu agiye no hanze, ubwo mushiki wacu turafatanyije nawe arambwira ati rero uzi noneho imbaraga zirashize, kuko tugiye kwa muganga. Tugize tumutererana, umusaza tumujyana kwa muganga CHK. Umusaza tukagerayo tukagaruka dusubirayo, tukagaruka dusubirayo, tukagaruka dusubirayo. Umusaza aragumya gucika intege. Muri make rero umusaza ntabwo rwose yagize ikibazo, ntabwo yifuje. N'iminsi yarwaye yarihanye, agiye neza atunganye, ntiyagiraga amahane, ntiyagiraga ikibazo. Yadusetsaga, yabanaga n'abuzukuru, abana ba mushiki wanjye n'umugabo wa mushiki wanjye bakamuba hafi, bakamuganiriza utwana, tukamuba hafi. Yari afite abuzukuru mushiki wanjye yabashije, Imana yamuhaye urubyaro ruhagije, tukamuba hafi, tukamugoragora. Ubwo rero muzehe nanjye muba hafi, ndavuga ati ibyo ndimo byose ntacyo byangezaho na nicyo byamarira, reka negere data kuko umubyeyi ni ikintu gikomeye cyane. Ndamwegera tubona muganga, arwaye amezi 3, aba mu bitaro tugenda tugaruka. Umusaza ejo bundi noneho imbaraga ziramushira. Mushiki wanjye arambwira ati imbaraga zirashize. Ndavuga ati ubwo zishize rero kaze tugerageze. Bagiye CHK ijoro rimwe, umusaza tubona byarangiye. Tugezeyo umusaza arareba, bamutera imiti, turukuntu twabigenza, ariko tukunze kumusengera ati Imana niba ari wowe umuremyi kandi ukamukunda, ingabo zawe zirahari n'abamarayika barahari, z'imanure ziza zicyo umusaza turabona nawe rwose. Umusaza nta abaganga ntabwo batagize, abaganga burya barafasha cyane, baradusengera bamuvura. Ariko bigeze mu masaa 6 z'ijoro mbona atangiye guhindura. Saa 7, saa 8, saa 9 topu, umusaza nagiye munsi y'igitanda ndasenga, ndavuga ati Imana niba ingabo zawe kuko n'abamarayika zibaho, Imana zimucyura amahoro. Umusaza akanya arareba, turarebana, ndamwegura umusigo, ariko ubwo ngubwo ururimi ntabwo rwabashaga gusohoka. Agaca amarenga akandeba, azana amarira hanyuma ndamuhanagura, ndavuga ati buriya muzehe agiye gutaha. Nuko hashize akanya umusaza arasinzira, nijoro saa 8, nijoro saa 9, nijoro n'abagabo. Muganga ndamubwira se yashize umwuka koko? Azana mashini kumushyiraho ndebe, azana mashini ekografi amushyiraho, tubona umutima wahagaze, ntabwo umutima wahagaze. Nta kundi no ku rugendo rwa papa wanjye rwagenze, agenda amahoro. Asanze umugore we, asanze n'umuhungu we
baramuteguriye bagende babana amahoro bateka byose. Urakoze nawe, reka twumve ijambo ahagarariye Pasiteri hanyuma nawe cyane cyane ko avuga mu izina rye akavuga no mu izina rya papa. Abantu umukobwa wa Pasiteri Etienne wa kabiri akaba ari njye wabashije kuboneka kubera ko tuba mu gihugu cy'Ubufaransa. Mama ntabwo hari nawe ntabwo yabashije kuboneka, bose ntabwo bahari, ariko njye mpagarariye umuryango, ninjye wazahagarariye umuryango wose. Hanyuma twabanye na muzehe imyaka 8, yabaye kuva mu Cucu yapfa, yabaye mu rugo guhera mu 2000. Cucu yavuye mu 2012 niba nibuka, nibwo muzehe yatangiye kuba mu rugo, turabana turamufasha. Nitwe twavuga ko tumuzi cyane kuko twabanye imyaka myinshi, ariko rero umusaza utajya uvuga ucecetse, nta byinshi tumuziho kuko yahoraga acecetse, ntabwo yavugaga ibintu byinshi, ariko ntiyaruhanyaga, yarwanaga ngo tuvuge ngo avuga nabi, byari amahoro. Rero icyo tumusabira ntagire urukundo ridashira, Imana imwakire, n'abandi kandi turanabashimiye abaje kudutabara mwese uko muri aha ngaha, dukomeza n'abana ba muzehe n'abuzukuru bose. Murakoze. Nari tumwe na tante nawe wamurwajije twabanaga mu rugo. Murakoze. Nanjye bahita bwatse mu Veneranda, muzehe twabanye imyaka 8, bose abana babo bagiye kwiga, bagiye gushaka amafaranga, bagiye basigaje muzehe. Muzehe rero yari umuzehe mwiza cyane, ntabwo uko bavuze yakoranaga, yari umuntu utagira kurushya, yari umusaza mwiza, yajyaga afata akanya abana akambaza ati se abana bari hehe, atabina abana bagiye ku ishuri baza amavune, muzehe arabashaka, genda bakaganira nawe, nanjye nkakora ibyo nshoboye, ariko muzehe ntabwo yigeze atuje, yigeze agorana. Ese muzehe atabarutse nk'intwari, niko navuga. Ntari birye rero, yigendera amahoro, Imana ibamugisha. Nawe yaje niyo wari umufite, niho ashoje urugendo ari kumwe nawe. Ashimwe, dushimiye Imana kubw'uyu munsi, dushimiye Imana ku bwanyu, dushimiye Imana no ku bwa muzehe watabarutse. Imana rero yabanye natwe kuko urugamba rwa muzehe ni rurerure cyane, nk'uko bagiye babivuga ntabwo twabirondora ngo tubirangize. Muzehe amaze imyaka irenga 10 arwaye. Yari afite ikibazo kimeze nk'umugongo, ubanje kurwara amara, nyuma kubera kurwara nyine n'umugongo ugira ikibazo, byuka bikanga, muri make yiberaga mu nzu. Hanyuma rero yari umunyamahoro ushoboka, yiberaga mu nzu, wamuha icyo yifuza, utakimuhaga yabaga yiryamye atuje. Noneho kubera gutuza nk'uko abacu babivuze, ntitwamenyaga ngo ararembye cyangwa ntarembye. Ni ukuvuga ngo nyuma haje kuzamo ubundi burwayi bwa hepatite, ariko ntitwabimenya, ntituzi ngo bwamufashe ryari kubera ubwo bumuga bwo kudahaguruka. Nyuma rero tubona ibimenyetso, nsaba abavandimwe, ndavuga nti muzehe ndabona atameze neza, hari ibimenyetso ndiho mbona bitari byiza, tumujyane kwa muganga. Arambwira ati ntabwo mbabara, dukoresha ingufu kuko ibimenyetso byagaragaraga nyine ntubigaragaza uburwayi. Tujya kwa muganga basanga afite hepatite, ntituzi ngo yamufashe ryari. Maze kumufata rero no kuvuga ngo abaganga baramukurikiranye, tuba mu bitaro murabizi, mwatubaye hafi, Imana ibahe umugisha, abahanurwa nibo mvuga. Hanyuma rero ubwo no kuvuga ngo akajya ananirwa cyane, abaganga babona yorohewe bati musubire mu rugo, tugasubira mu rugo, twagera akajya muri koma, tugasubira kwa muganga. Muri make murabizi urugendo rwabaye rurerure. Ayo mezi 3 hafi ane yose nibwo yagaragaje kuremba. Hanyuma rero
mu cyumweru gishize ndumva twari mu masengesho hano nari ndiyo nza mu masengesho uriya muvandimwe hanze arampamagara arambwira ati tegure muzehe agiye kwambuka noneho ndabibonye ndamubwira ngo igihe cyose yarwariye kumbi ubu nibwo ubonye ko agiye kugenda nshaka no gusubira mu rwaro mama hano twahuye ndamubwira ati subire mu rugo aragenda none ntabwo buriya mvugo y'Imana yacu reka turindire hanyuma ndasenga ndasenga ariko nkomeza kwinginga Imana twagiye tubwira Imana ngo ibintu ubugingo bwa muzehe twaramusengeye twamwingingiye Imana nagiye mbwira Imana ndakwingiza uzanyereka ikimenyetso ku bwa muzehe cyuko atashye kuko aracecetse nagiye muzanira abantu ngo bamusengere byibuze twumve ko ari cyo yavuga bagasenga akavuga ati amen akicecekera rimwe ndanarota rwose mbona ngo pasiteri wacu na stars ari bamwuhagira ngo bidasa nuko njye namwuhagira ndamubwira ntuzaze birashoboka ko ushobora kuza ukagira icyo ufasha muzehe yaraje Imana imuha umugisha nari nabonye ngo yinjira mu rugo ndota mvuga ngo nta kindi muzehe aje gufata iwacu ngo ni ubugingo ndumva mfite ibyiringiro ntakoze isoni ko muzehe yatashye nubwo yaracecetse gutyo iryo jambo navuze nta kindi uje gufata iwacu ni ubugingo nkajya mbimubwira nkamwegera nkamuganiriza nkamusengera ikimenyetso cyakoreka ko muri kumwe nawe yavugaga ngo amen noneho rero ubwo nyuma y'iyo mesaje nakiriye ko Imana yarambwiye ngo humura najye gutanza bikubwira nkajya no umuntu arampamagara ati narose cy'umukiro cya muzehe nkumva ndarambwa ati nyamara muzehe agiye kugenda ni nyamara buriya nibyo ndatangira nkajya umuntu yazanye tujye gusengera muzehe ndabyibuka umunsi ntibuka bafite ibintu byinshi mu mutwe mbanwa ntibuka iminsi neza hari umuvandimwe yaje hano kunsura numva amaswe cyane kumva ngo tujye gusengera muzehe turagenda turamusengera ubwo no gufata akantu n'aho byari byanze dusengera muzehe Imana idutegeka ibintu dukorera muzehe turamusengera twumva ikirere neza kirakinguka aritahira ni ukuvuga ngo yahise aremba ku bukeye numva ari kuwa kane nibwo yahise aremba cyane dusubira kwa muganga nyine muzehe rero ararayo mu masaa 10 aritahira mu ncamake muzehe dufite ibyiringiro by'uko yatashye kandi dushimiye Imana yabanye natwe urugendo rureshya gutyo imyaka 10 narenga yarwajwe n'abantu benshi batandukanye hari abari hano hari n'abadahari turabashimiye umuvandimwe wacu mukuru wacu ntabwo ahari ariko mu izina ry'umwana we uhari turamushimiye umuvandimwe ntabona uko mbabwira upfa kwisamurwa ngo urarwaye nawe ahita kuvuza ubwo rero nambwa ni muzehe ati huta umujyane kwa muganga ati tumukorere iki kindi muzehe ntazapfana ipfunwe ry'uko ativuje ibintu byose rimwe anarembye arambwira ati umwana wanjye ndamumuha ananirwa kumuvugisha mu ncamake rero muzehe arutse amahoro nta mpagarara ajyanye ndumva nta kindi kibazo rero turabashimiye kandi dushimiye n'Imana yadushoboje ibyo byose kandi Imana ibamugisha nk'abantu baje kudutabara murakoze Yesu abamugisha amen umwana we wabucura ninjye mutoya nange twarabanye igihe kinini abenshi babaga bari nayo i Kigali ngo twari twabanje kubirwamagana tuguma nayo shimye Imana nubwo yatashye ariko nshimye Imana ko atashye yaramuhaye agakiza twabanye mu buzima atarakizwa mbona ari bigoye nkajya mvuga ngo Mana uzamuha agakiza mbona arabatijwe mbona ni ikintu gikomeye kandi twabonaga bitashoboka najyaga njya kumusura aho ari kwa mukuru wanjye naranira kugira ngo mubaze niba nta byaha afite base ngo papa warejejwe nta cyaha ufite ngo ya ntacyo yamakaniraga akambwira ngo nta cyaha mfite nzeye wakatuye nta cyaha mfite niko yansubizaga nkumva nabwo biranejeje kuba ambwira ngo nta cyaha mfite cyangwa ngo yihorere njye yaransubizaga by'agaciro ikindi nashima ni umubyeyi wacu dufite mama yaratashye asigara adufashe na muzehe yaratashye nta kibazo dufite kuko adufatiye runini pasiteri Etienne nka papa wacu n'umubyeyi ukomeye iyo twese dutatse aratwumva twese umuryango niwe tureba turamushimiye ahari abyumve n'abo babana iyo ngiyo i Burayi bamubwire ko ari umubyeyi mwiza kuko atuba hafi cyane muri ibi byose atuba hafi turamushimiye kandi ikindi dushimye nuko papa byanga bikunda abonye ijuru murakoze cyane nkorera ku itorero rya Rubona ya kabiri aho uyu muvandimwe Karege yakiriye ubutumwa bwiza ntabwo bimaze iminsi ariko nagerageje gukurikirana amateka ye
ko maze kubona ko umusaza ageze uburwayi bukomeye, bavuganaga kenshi n'imiryango yari imufite, bagerageje gushaka amakuru ye, ubuzima bwe bwa mbere yo gukizwa ndetse n'ubuzima bwe bwa nyuma yo gukizwa. Rero nk'itorero ryamubyaje ubutumwa bwiza mu gihe twari tumufite, turashima Imana ko yamuhaye agakiza. Mu gihe byari bikomeye nk'uko abana babivuze, twamenye ko yaje mu buzima bwa mbere yo gukizwa bwari bubi, ariko Imana imugirira neza, imuha agakiza, abatizwa mu mazi menshi. Nyuma yaho rero amaze gutakaza umufasha babanaga, nibwo yaje kuba mu muryango bakurikiranire hafi. Turashima Imana rero ko atabarutse neza nk'uko twumvise ubuhamya hafi, tukaba tugiye kubihanganisha. Imana ibahe gukomera, kandi icyo twifuza ni uko natwe tugira amahirwe, tukagira imyitwarire myiza, tukayobora ingeso zacu, tuzongera kubona. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Ariko twagira ngo tubabwire ikindi kintu tugiye gukora, ngo twateranye gutya uyu muryango aho yari ari, mu muco mwiza dutanga kapitole ko kugira ngo n'ubundi hakomeze kuboneka, hakomeze kuba habona. Ubwo rero twagira ngo badufashe bazane igiseke twashyire hano, hanyuma dushyiremo agapetole ko twaje hano, hanyuma agapetole gashyikirizwe nyine umuryango, kandi muraba mukoze neza. Hanyuma nitumara gusezera twagira ngo bamenyeshe ko gushyingura ni Nyamirambo. Ubwo n'ubundi niturangiza tuhita dusenga Imana. Umushumba waje turutse Rwamagana arayigira hafi, hanyuma tumaze gusezera asenga Imana twita tujya hariya. Reka rero n'ubundi barangira baratambuka gute kandi hano mbona hari icana turije imbere yawe uyu munsi, ibyo koko tubabajwe n'umuvandimwe wacu wadukuwemo, ariko
kuko natwe dufite ibyiringiro ko hari igihe kizagera ukazajya kubana nawe kuri wa munsi. Dore turamuherekeje, nyakubahwa Imana turasaba kugira ngo ukomeze kuba mu ruhande rwacu, ufashe umuntu wese muri twe kugira ngo uyu muhango wo kumuherekeza n'ahariya kwiriye kugenda neza, turinde mu nzira turanyuramo, kandi ukomeze kumugisha umuntu wese uri hano. Icyubahiro gikomeze kuri cyawe mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, amen. Now
havuyemo umusaza ugiye kubikwa. Rero dushimye Imana ko ibanye natwe muri byose. Turagira ngo rero n'ubundi tudatinze twerekeze ku muhango nyirizina n'ubundi tugiye kwinjiramo wo guherekeza bwa nyuma, kandi duhita n'ubundi tunabika umubiri we hano. Umuhango uri buyoborwe n'umushumba n'ubundi Daniel. Amusimba rwose kandi muri mwese mwese Imana ireba mu itangiriro ikareba no mu iherezo. Imbere y'amaso yawe hano turakakaburi hano kuri ibi bigiye guhishingura umubiri w'umugaragu wawe. Turagushimira cyane kuko wabanye nawe mu minsi yose yamaze mu isi. Uyu munsi wa none ugashima yuko uza guherekeza umubiri we. Uyu muhango rero turawusengeye kugira ngo umugaragu ugiye kuwukora umufashe, umwambike imbaraga, umuyobozi imbaraga zawe n'umwuka wera. Gahunda zose zigiye kubera hano n'ubundi zikomeze gukangura imitima yacu. Abana natwe dushoboje muri byose, tumaze kwihanganisha umuryango, inshuti n'abavandimwe. Mu izina rya Yesu Kristo, ukuboko kwawe kwiza gukomeza kubana natwe, ukomeze kutugirira neza, uzusozanye natwe muri byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. N'Abatesalonike ba mbere ibice 4 umurongo wa 13 uze ku murongo wa 17. Aravuga ngo ni ukugaruka kwa Yesu n'umuzuko w'abapfuye. Ariko bene data ntidushaka mutamenya ibyo abasinziriye, mutababara nk'abandi badafite ibyiringiro. Ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Iki nicyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu, yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza ku munsi wo kuza k'umwami tutazabanziriza na hato abasinziriye, kuko umwami ubwe azamanuka ava mu ijuru arangurura ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko bapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe bazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyana nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Nuko rero bene data, nuko tuzabana n'umwami iteka ryose. Nuko mumaranisha imibabaro kubwirana aya magambo. Imana ishimwe cyane. Uyu ni umugabo witwa Paulo. Bibiliya ivuga ko amateka ye ni umuntu wabayeho, nubwo hashize imyaka myinshi. Higeze kuba akaga mu burasirazuba bwo hagati, cyane cyane barenganya abantu bitwa abakristo. Buri muntu wese akwiye kugenda amenya ko tugendana n'urupfu, kandi umuntu wese akita ku iherezo ry'ubugingo bwe. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Mana turaguhimbaje, turagushimiye kuba haye umusaza kubaho imyaka 72, akabona abana nk'uko twashoboye kubivuga, akaba yarabonye n'abuzukuru be, akaba apfuye ageze mu zabukuru nubwo tutifuza ko agenda, ariko niko wabigenye Imana arangije urugendo rwe. Natwe tugiye kwita ku iherezo ry'ubugingo bwacu, kuko umunsi umwe tuzagenda, kandi umunsi umwe impanda yawe izavuga, abapfuye bongere kuzuka, natwe turiho duhindurwe tuye kugusanganira tubane nawe iteka ryose. Ufashe buri muntu wese kwita ku iherezo ry'ubugingo bwe, kandi uturinde ugiye kukwizera tugihumeka. Tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana ibahe umugisha. Turaba turirimba, umuyobozi aratera akaririmbo, hanyuma nibamara kugeza umurambo hasi turaza kumusezeraho. Wuzuye amahoro w'ijuru ntihazagera ibyaha, nicyo gituma wuzuye amahoro. Umubabaro n'uw'igihe gito, ijoro naryo ntiryigire n'uw'igihe gito, ijoro naryo ntiryigire gito, ndirira kenshi muri isi ndimo. Ruhukira mu mahoro, witegure impanda y'imperuka izavuga, ugahinduka ukajya gusanganira umwami mu kirere, uruhuka amahoro. Amen. Ariko nuko
hazabaho igitondo gihoraho nibwo nazongera kuri ukundi hazabaho igitondo gihoraho nibwo nazongera kuri ukundi igihe gito gifite umuruho n'igihe gito ntazabona Yesu nibwo nzabana dukanye n'ibyago nzababumbatiwe mu maboko ye ziko mu ijuru hataba umwijima habaye umucyo uhoraho iteka ziko mu ijuru hataba umwijima habaye umucyo uhoraho iteka noneho ntacyo mubabaro mpaye kuko umwe mu bagize umuryango waba ari bugufi ukuriye umuryango kugira ngo natwe muzatubwire mwagize ibyago tutabara turabashimira cyane imana ibongere imana akaba imana yo bashingiye umusaza impano turi umuhe hariyo hatanzwe noneho gushyiraho indabo hari izina rya papa we na mama we n'umuryango wose muri rusange. Nyuma y'umuryango wa Pastor Etienne harakurikiraho umuryango w'abahizi. Mukuru we uri hagati ntiyashoboye kuboneka ari mu gihugu cya Uganda. We n'umuryango we amaze igihe arwaye. Nta muntu yabashije kohereza ubu ntahari ariko umukurikira bahizi n'umuryango we madamu n'abana nabo baza bagashyiraho ururabo bateguye. igihe gito gifite umuruho n'igihe gito ntazabona Yesu nibwo nzabana dukanye n'ibyago nzababumbatiwe mu maboko ye ziko mu ijuru hataba umwijima habaye umucyo uhoraho iteka ziko mu ijuru hataba umwijima habaye umucyo uhoraho iteka noneho ntacyo mubabaro mpaye kuko nzawibagirirwa kwa Yesu. Murakoze nanone nk'uko mwabibonye hari abana b'umusaza batabashe kuboneka, ndumva abandi bose bari bahari, ariko nubwo Masudi we atahabonetse ariko umugore we yahabonetse n'umwana we ndibwira ko ari hano, sinzi niba ari umwe cyangwa ari babiri ariko hari uwahabonetse wamuserukiye, rero ndumva ari nk'uko umubyeyi wacu waduserukiye aserukiye umuryango yabivuze.
natwe nimugire ibyago muzaduhamagare tubatabare. Rero igikorwa cyatuzanye hano ndabona gishoje, ariko nyuma yuko dutaha hari ahantu turi bukarabire hepfo aha. Hepfo hari ahantu hateguwe turi bukarabire, niho twese turi bashe kunyura, ibindi turabivugira iyo tuhageze. Murakoze cyane. Nandi baho umugisha, reka rero n'ubundi twongere turagize Imana, hanyuma tujyaho tugiye gukarabira, hanyuma irindi jambo rya nyuma umuryango niho bari buritubwire. Murakoze cyane. Kadusabe pastori baturutse Rwamagana, itorero n'ubundi ryabyaje ubutumwa muzehe asenge Imana noneho ikomeze muri iyo gahunda. Murakoze. Nanone Mana yacu turagushimiye, dushimiye ko wakomeze kuba mu ruhande rwacu, kandi turagushimira ko wayoboye uyu muhango ukomeza guherekeza umuvandimwe wacu, izina ryawe n'iryubahwe. Mwami, dusabiye umugisha umuntu wese witanze akagera hano agatabara uyu muryango uri mu ijuru, umurebe neza, kandi umuntu wese muri twe agabana umugisha wawe. Turakomeje no gukaraba hariya baturangiye, turasaba kugira ngo ukuboko kwawe kwiza gukomeze kutuyobora no kuturagira. Urakoze Mana, urakoze ko udusezereye amahoro, izina ryawe nirishimwe. Dusabye Imana akadutabara. Imana ikomeze baherekeze, ibashe kubageza iwanyu. Ubu rero igikorwa tumaze gukora ni icy'ubutwari, mwadutabaye cyane, twabashimiye. Ubwo rero ariko iyo umuntu ari Imana, abantu bajya ku kiriyo, abandi bakavuga bayikurikira ryari, bivuze ko uyu musaza witabye Imana afite abana bose, umwana wo mu Bufaransa, undi aba muri Kenya nawe ararwaye, ariko wenda Imana yakoze umurinde. Abandi bana bari aha ngaha ni abakobwa babiri. Ubwo rero kijyanye n'ikiriyo nta kiriyo gihari, ahubwo abo bana tugiye kujya twisuganye turwaye nabo, wenda niba bageze aha ngaha igihe cyo gukora ikiriyo ni ngombwa n'umubyeyi tuzabamenyesha, mwongere muze dukora ikiriyo cy'umubyeyi. Ndabona nta kindi kintu nakongeraho, ndabashimiye. Murakoze. Nk'uko murumuna wanjye bivuze, arakoze cyane. Imana rwose turayishimira cyane iyo yabashije kutugeza hano, tukaba turi umubare ungana gutya. Mwakoze kuza kudufasha ibi byago twagize. Turifuza yuko muza mu rugo rwa nyakwigendera, niko tubyifuza. Mwihangane. Murakoze.